Ikaze kuri we mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, mbonereho no kukwifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Nyemerera kandi turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho n'ibinyamakuru hano mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo. Hakomeje kugenda hibasirwa n'imyuka mibi y'abadayimoni muri rusange. Ni kuri uyu munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 14 ukwezi kwa 9 umwaka nawo ni 2025 nibwo hakomeje kugenda hakwirakwira amavideo ateye ubwoba ndetse anatangaje hano mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo. Abadayimoni bakomeje kugenda bahibasira by'umwihariko. Nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga muri rusange kuva ku munsi wo kuwa kane. Ibi bintu bikomeje kugenda bigaragara umunsi ku munsi. Nyemerera nanone ubanza dukandire kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kugenda turushaho kubana tunanogirwa na gahunda za Kigali Zoom Info. Kuri iyi saha nibwo haje kuba hagaragara ibi biremwa bibiri bitangaje bidafitiwe ubwoko, ndetse buri umwe wese akihagera ari gushaka ahantu yaba abizi agasanga nta hantu na hamwe abizi, ahubwo n'iyo shusho nibwo bwa mbere imuciye mu maso. Muri kubona ko abantu benshi bashungeye ndetse bari kureba ibi bintu bitangaje biri gukomeza kugenda bibera hano muri iyi gare ya Nyabugogo. Muri kubona ko n'abadayimoni babiri ku manywa nyaruhanga baratetse, bashaka kuba nabo bafata icyo kurya nk'ibindi ibinyabuzima, ariko ni umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara hano muri gare ya Nyabugogo, kuko ibi bintu bikomeje kugenda bitera ubwoba abaturage muri rusange. Kugeza amaginga ya polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikomeje kugenda ishaka umutekano ukwiriye hano muri gare ya Nyabugogo, kuko ibi bintu bikomeje kugenda bihabera ni ibintu biteye ubwoba bwinshi cyane. Ibintu bikomeje kugenda bizanwa n'abantu batazwi amasura yabo, kuko sinzi ukuntu biri kugenda. Ubundi imodoka nziza cyane ikaza igaparika bikavamo bakongera bikabarangaza, ubundi imodoka igahita iburirwa irengero. Kugeza amaginga ya polisi y'u Rwanda iracakomeje kugenzura ndetse inashakisha abantu bakomeje kugenda bazana ibi bintu, cyangwa se nimba ari byo ubwabyo biri kuba byizanye bivuye mu kuzimu cyangwa se ahandi hantu, cyangwa se nimba biri kuba bivuye no mu mashamba, nicyo gishaka kuba cyamenwa. Kugeza maginga ya nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru mu buryo uburambuye, kuko ni amakuru akomeye cyane ari gukomeza kugenda agarukwaho kenshi cyane n'ibinyamakuru bya hano muri Kigali. Turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, akanakomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa wakomeje kugenda ariza abatari bakeya, anashingura imitima ya benshi. Akomeje kugenda hagaragara akavideo akomeje kugenda ahohoterwa ku buryo bukomeye cyane. Nyemerera umanze ukandire kuri iyo buto ya subscribe hano kuri Kigali Zoom Info, ubundi tugende turebera hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda agaragara kuva mu rukerera rw'uyu wa gatanu kugeza kuri uyu mugoroba. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa wagiye atemagurwa mu bice bigiye bitandukanye ku mubiri we wose, bikozwe n'abasore batatu bari bamusabye gukora ibintu akabyanga. Ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, umudugudu wa Ngara. Hakomeje kugenda hagaragara ubugome nk'ubu ngubu. Biravugwa yuko uyu mwana w'umukobwa ubwo yari aganira n'abo basore uko ari batatu, haje kugiramo umwe amusaba ko baryamana aza kubyanga, n'abandi nabo birangira bamusabye ko baryamana aza kubangira. Birangira bigira inama yo kuba bamufata ku ngufu, ntibyaza kuba byabahira. Birangira bigira inama yo kuba bamukubita, birangira bafashe n'ibice byigize by'ibyuma byagiye bicikagurika baza kuba babimutera. Biravugwa yuko kugeza amaginga ya umwana w'umukobwa amaze kuba yashiramo n'umwuka. Kugeza amaginga y'umuryango we ukaba ukomeje kuba watabaza usaba ubutabera kugira ngo akomeze habe gushakishwa aba basore, kuko hamaze kuba hacika babiri, haje kuba hafatwa umwe, ariko bakomeje kuba hashakishwa abandi babiri ngo ese baje kuba bakwerekeze. Polisi y'u Rwanda ikomeje kuba yagenda itanga amatangazo ivuga ko umuntu wese ugerageje kuba yakora ibihano nk'ibi ngibi akomeje kuba yafatwa nk'aho ari umugambanyi.
Inyemerera turebere hamwe iby'aya makuru nanone akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano ku rubuga rwa YouTube hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri Facebook akomeje kugenda acicikana ku buryo bukomeye cyane. Ni ukuva ku mugoroba wo kuwa kane kugeza no mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, bikaba bigeze no kuri uyu mugoroba amakuru agihererekanwa mu buryo bukomeye. Ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo hamaze kuba hagaragara amadayimoni aje kuba yakwigaragaza ku manywa nyaruhanga, akomeje kugenda atera ubwoba abantu benshi bagiye batandukanye. Ubwo naje kuba nabereka akavideo kayo madayimoni, abantu benshi baje kuba bahahara bambwira ko badakeneye kongera kureba iyo video cyangwa se badakeneye kumva ayo makuru. Ni ibintu byari biheruka kera cyane, ariko nubwo byabaga ntago yigaragazaga mu masura ameze nk'aya ngaya. Mu bisanzwe amadayimoni yagiye kwigaragaza yigaragaza mu mashusho y'inzoka cyangwa se n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko kugeza maginga ya ishusho ije kuba yagaragara nta n'umuntu umwe uramenya ngo ese ikico cyaba ari igiki. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kugenda baterwa ubwoba n'ibi bintu byakomeje kugenda bibera hano mu mujyi wa Kigali. N'abantu benshi bari bashungereye cyane baje kureba ese ibi bintu bije kuba byabera hano mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, ese byo byaba ari ibiki. N'abashinzwe umutekano kugeza maginga ya barimo barashakisha amashusho y'iki kintu ahantu hose yaba azwi, ariko bari gusanga ari ubwa mbere gishobora kuba kigaragariye amaso y'abantu. Mwabantu mwe aho bigaragara uko bigeze ubu ngubu, isi ishobora kuba igiye kugera nko kohereza, kuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara byo n'akasamutwe cyangwa se ntago bigira ishusho. Reka nanone nkwifuriza gukomeza kugubwa neza, nkubwira ngo ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza, ari nako nkwisubira gukomeza kugenda udukandira ku buto ya subscribe hano kuri Kigali Info Zoom Rwanda, ari nako dukomeza kugenda tubana gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi.